Hello beautiful, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero tuje kugira ngo twiganirire. Ntago ndi njya nyine, murabona ko ndi kumwe na mugenzi wanjye Patos. Uyu munsi ni muri weekend. Mwagiye mwumva amakuru atandukanye yagiye yavurwa. Ndatekereza neza yuko iyo bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda hagiye havurwa amakuru menshi y'ibyamamare ndetse no mu bindi byose hagenda havugwamo amakuru atandukanye. Uyu munsi rero tugiye kwigarukira mu bintu bya buri munsi ducamo, natwe ubwacu dufite byaranze iki cyumweru kuri twebwe. Iki cyumweru tuba dufite ibintu runaka tuba twaraciyemo twabonye bitari byiza, harimo n'ibyiza, ariko uyu munsi nicyo kintu tugiye kugarukaho. Nawe nkurikira ntekereza ko iki cyumweru waciyemo hari byinshi wabashije kubonamo bitari byiza cyangwa byiza. Okay, situwasiyo ya mbere tugiye guheraho kuri twebwe, tudisikasingeho kuri twebwe. Patos, iyi weekend iki cyumweru dushoje, ni ikihe kintu kizakuyemo wabonyemo, ni n'ikihe kintu kibabonyemo? Kari byinshi. Ni ibihe? Hari byinshi nigiyemo, hari n'ibyo nanjye nigiye abantu banyigiye. Ni igihe wigiyemo? Tubwire, mbwira, ni ikihe kintu wigiyemo? Ikintu nigiyemo kubana n'abantu, guca bugufi. Nkubaze ikibazo cyego. Iyi weekend yonyine nibwo wize kubana n'abantu, ubwo bishatse kuvuga yuko iyindi minsi yose isanzwe wari ntakorwaho, ntumvikana n'abantu. Ubwo muri makeya wigize ikintazi. Oya, aho ngaho ya. Ikintazi? Oya. Hari igihe ubana n'abantu ariko utabasha kwisanzura cyane. Kwisanzura cyane gute? Uhora ucecetse, nta vibe ufite mu bantu. None okay. Reka nkubwire, iyo umuntu wenda reka nkubwire, singiye kugutuka, nk'iyo umuntu amutse akubwiye ati bro, ati ndabona umeze nk'udafite ubwenge, ubwo bashatse kukubwira ngo iki? Ati nta bwenge ufite. Ubwo bashatse kukubwira urareba, bakunda kuvuga ngo icyo ubona mu mugenzi wawe nawe uri cyo. Umuntu yakubwiye ngo nta bwenge ufite, nyine ukakubona nuko nguko ntabwo ufite. Ntabwo ufite? Nyine abona ko ntabaze ikibazo kimwe. Yego. Wigeze ubona umuntu upima ubwonko bw'umuntu uko bungana? Ariko umuntu nakubwiye ngo nta bwenge. Oya, donc byinshi bigaragara mu byo twakoze. Okay? Niho hashobora kugaragarira mu gipimo cy'ubwonko bwacu bungana gute. Ese umuntu uko muzi aba mu bice bingahe? Umuntu umwe abamo abantu bangahe? Umuntu umwe? Ya. Ahora ari umuntu umwe? None se uzi impamvu ushobora kuvuga ngo ashobora umuntu ushaka kumushyira mu bice byinshi. Oya, umuntu ngiye mufata mu bice bibiri. Ibihe? Ibice bibiri. Physical ni umuntu, nawe ubwe nyir'ubwite mo imbere niwe muntu wa nyawo, ubundi intano niwe muntu wa nyawo, ubundi uw'ingenzi cyane kurusha physical. Uzi impamvu mbikubwira? Nshobora yenda kuba ndi umuntu ufite baby face, iri naco twika bya danje, sibyo? Muri umwe wese akavuga ati uriya makeup, ati ndabona afite face nziza, ewana ntera crush, cyangwa nkabona umusisteri mwiza turamugera ntera crush bitewe n'ubwiza afite. By the way, nabyo birarimo ibi, ukumva nyine ni ibintu biri big bya danje, uramusereye bya fo, ariko ubwawe ugasanga aratandukanye nuko agaragara. Icyo kintu nicyo arahabanye mu mico afite, impamvu ya no mu myitwarire ye. Oya, mu myitwarire ashobora kwitwara neza. Donc buri umuntu murebera aha, ariko sibyo ni ibikimani. Oya, burya reka amaze nkubwire, of course physical arimo arakwereka ibintu birenze, sibyo? Chapitre ya mbere cyane ari ukukwereka ko ari umwana mwiza, mbese tu arakeye nyine uko agaragara, nyine ni umuntu uri smart, ariko nanone ku rundi ruhande ugasanga ibikorwa byakora bitandukanye nuko asaba ubwe, sibyo? Ngiye kiza nayo nakabonye uko umuntu ashobora kugaragara physical, yakabaye no kugaragara internal muri ukuntu bikaba too much. None se ntago ujya ubona abantu bafite umutima mwiza ariko inyuma ugasanga nyine impamvu nyine nkubwiza ukuri, ni hahandi baravuga ngo umva nyine baravuga ngo umuntu mwiza ngo ntago abona ibintu byose, kuko nasanze ari byo. None se bro, umva nyine nta muntu mubi ubaho. Ubundi umuntu mubi njye navuga, kandi aricyo kintu njye navuga, umuntu mubi oya
no kwicana nyine nabwo bituruka mu bubi bw'umuntu mo imbere. Oya none se reka nkubaze nyine manzu nabwo ni uburwayi buriya mani umuryo umuntu ufata icyemezo cyo kwica umuntu mani nacyo bijya bagiye mufata nk'uburwayi ni nabwo busazi bwa mbere bubaho kuri iyi si. None se reka nkubaze umuntu avuga ngo yapfuye ahagaze, gupfa ahagaze uzi icyo bisobanuye? Njyewe numvishe umuntu wapfuye ahagaze. Impamvu umuntu bavuga ngo yapfuye ahagaze ni impamvu itandukanye cyane. Yimbwire wowe nyine uko ubitekereza nanjye nakubwiye. Uko mbitekereza ukuntu bavuga ngo umuntu yapfuye ahagaze, umuntu yapfuye ahagaze ni ibikorwa bye nyine nibiba bifashije n'imitekerereze ubwe ntago abatekereza neza, nta cyizere aba yifitiye. Ni handi umubwira ikintu ati ese ko turi gupanga kuzakora bino bikazaduteza imbere, wowe ubyumva utagata ati wowe man ibyo ngibyo ni ibyawe nanjye mfite ibyanjye ntekereza. Okay, of course. Komeza inzira zawe nanjye nkomeza izanjye. Ubundi reka nkubwire njye ubuzima bwanjye ukuntu bwubatse. Burya umuntu mbona ko tutagendera mu murongo umwe ntabwo ashobora kumfatira umwanya wanjye ngo ngiye kumutaho kuko burya aho mba nshaka kugira mani, sibyo? Mukomeze. Umuntu aramutse aje kugana aje kukugisha inama, uwo muntu ubwo mufata nk'iki? Niba mugendana ugendana n'abantu bafite icyerekezo, wa muntu nawe ushaka kugera ku cyerekezo. Ubundi mbere y'uko ujya kugira inama umuntu, ubundi baravuga ngo mbere y'uko ujya kugira umuntu inama jya umanza ubwe wigira inama, kuko ntabwo uzajya kugira inama umuntu nawe ubwawe utabashije kwigira. None se ntabwo ibyo bishoboka. Ubundi baravuga ngo utera uburezi arabwibanza. Mbere y'uko ukora ikintu, excuse me, mbere y'uko ukora ikintu manza ubwawe ukihereho. Nubona icyo kintu ari cyanyacyo uzabone kugishyira mu undi muntu. Nta mpamvu yo kumva ko ugiye gufata umuntu umushyire mu kintu nawe ubwawe utabasha kuryamo, sibyo? Iyi si uko yesitaye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kora ikintu nawe ubwawe uzi neza ko icyo kintu cyakugirira inyungu nayo kizamugirira inyungu. Nta mpamvu yo kujya kumushora mu kintu ubwe kizaba flop nawe uzi neza ko cyakunaniye. Maho ngabo ugiye ntaho bitandukanye no mani no kwica umuntu mani. None se ubu aka mwanya wenda turi hano mu kiganiro nkati ngira inama y'ibintu mfite ingeso ya mbasa. Niyo ngeso yakubase ngo yimbwire ngiye kuguha ati nabaswe wenda no kunywa itabi. Okay, of course ibyo ndabyumva saheze bitewe ko umva nyine mfite ingeso wenda zigera mu muri 2 cyangwa 3. Nabaswe n'ubusambanyi n'ubujura. Ese wangiriye ihe nama? Okay, aho nayikugira aho nabikubwira tumbwira ngo rero ibyo nabikubwira ntabwo nakugira inama ngo tabashe ngo nanjye nabashe kuyigira. Oya excuse me, aho ngaho impamvu nyine nayikugira bitewe ko ntabyo nkora. Aho ngaho mfite impamvu runaka nyine reka nkubwire niba ubwanjye nzi neza yuko ikintu ntakiryamo, aho mfite impamvu runaka nakubwira yuko icyo kintu ari kibi, wumvishe bitewe ko nyine ntakigiyemo, nabyo birashoboka. Niyo mpamvu rero aho nakugira inama, ariko ntekereza yuko twese tuba mu bintu, sibyo? Ibyo bintu twese tubijyamo, ntabwo dushobora kubigira ute. Reka nkubwire